ndagushimiye wakoze subscribe kuri Berwa TV. Mbazaniye urutonde rurerure rw'amazina y'abahungu n'abakobwa agezweho ya 2024 wakwituta abahungu bawe cyangwa umukobwa wawe wabyaye. Muri aka kanya turahera ku izina rya Olivier, ni izina n'ubusobanuro bwayo. Olivier risobanuye igiti cy'umwelayo. Izina William risobanura abiyemeje kwirinda. Izina James risobanuye gusaba. Benjamin risobanuye umwana w'ukuboko kw'iburyo. Izina rya Alexander risobanuye umurinzi. Izina Michel risobanuye ninde umeze nk'Imana. Izina rya Ethan risobanuye umutekano kandi ukomeye. Izina Daniel, Imana niyo yonyine mucamanza. Jackson risobanuye mwene Jack. Izina Matayo risobanuye impano iva ku Mana. Izina Jack risobanuye gusaba. Izina Theodore risobanuye impano iva ku Mana. Samuel risobanuye Imana yarumvise. Izina Joseph risobanuye uzongererwa. Izina David risobanura umuntu ukundwa. Luke cyangwa Luka risobanuye umucyo. Christina risobanuye ukurikira Kristo. Asher risobanuye ibyishimo n'umugisha. Julian risobanuye ubyibuka. Leo risobanuye umutima w'intare. Gilbert risobanuye intumwa y'Imana. Isaka risobanuye umuntu uhora aseka. Anathan risobanuye igiciro cyinshi. Ezra risobanuye gufasha. Thomas risobanuye impanga. Christophe risobanuye Kristo, ufite Kristo. Ngayo mazina nabahitiyemo uyu munsi. Mukomeze mugubwe neza. Niba ukeneye gusobanukirwa n'izina ryawe, unyandikira muri comment wandika izina.